Ibihe byiza nshuti bakunze bacu mwese aho muri hatandukanye, ndabasuhuje kandi mbifurije kugubwa neza aho muri. Hanyuma uyu munsi nk'uko nababwiye mu minsi ishize, hari igiterane cyabaye cya Mignone, Apotre Mignone, ashimira abahanzi ndetse n'abantu batandukanye bashyize itafari rikomeye ku murimo w'Imana. Uyu munsi natumiye abantu batandukanye, abanyamakuru, abahanzi, kugira ngo badusesengurire iriya event, batubwire muri make uko bayibona, uko bayakiriye, uko bayumva, mbese batubwire muri make impact iriya event isize cyangwa se yasize, ndetse no ku bahanzi bahawe ririya shimwe, ndetse cyane cyane by'umwihariko no kuri Mani Martin ndetse na Nyamitari Patrick. Reka duhere ku mugabo w'umunyamakuru, n'umunyamakuru umaze igihe muri uyu murimo w'Imana, yakoze kuri Radio Authentique, yakoreye ikinyamakuru cye cyitwa Urugero Media Group, akaba ari Arnaud Ntamvutsa. Reka twumve uko yatubwiye mu mboni ye, ese kuba barahaye igihembo, kuba barahaye ishimwe Mani Martin ndetse na Nyamitari, tuzi neza ko bavuye muri gospel, we abifata gute? urakoze cyane kunsaba kugira icyo mvuga kuri cya gikorwa cyabaye. Mignone aheruka gusangira n'aba worship leaders batandukanye, harimo Mani Martin na Patrick Nyamitari. Uyu munsi navuga ko atari aba worship leaders kuko wenda batakifite insengero bakoreramo umurimo, bagiye gukora izindi zisanzwe twahoze tubazi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu myaka yashize, ariko abantu bakaba baragiye babona mu mashusho atandukanye, babafata mu bundi buryo. Kuba rero Mignone yarabatumiye bakaza kuba hamwe n'abagenzi babo, nabibonyemo mu buryo bubiri. Nabibonye nk'ishurirwa Mignone yahawe, kuko atari ihishurirwa biragoye ko wapfa kubikora gutyo, kuko abashumba, nibaza ko Mignone ntabwo ari umushumba ba Nyamitari, ntabwo ari umushumba wa Nyamitari, ntabwo ari umushumba wa Mani Martin. Bose turabazi aho babarizwaga mu madini yabo, ariko kuba ari wo batumiye bifata nk'ishurirwa, kandi akabatumira mu gihe yaratumiye worship leaders bandi. Rero icya mbere mbifata nk'ishurirwa Imana yamuhaye. Ntabwo ntekereza ko ari wenyine yabyibwiwe n'ubwenge bwe, bibona nk'ishurirwa Imana yamuhaye, kuko itorero rya none rikeneye abashumba bameze kuriya, abashumba bakurikira ba bantu babo cyangwa se za nama zabo, bagakomeza kuzereka urukundo, kuko urukundo nicyo kintu cyakagombye kuranga abashumba. Kuvuga ngo ntabwo uzajya kwirukanka inyuma y'umuntu, yego ntukamwirukane, ariko basi mwerere imbuto, mwereke ko nubwo ari hanze yawe ariko ukimukeneye kuba hamwe n'abandi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, mbifata nko kongera kubaremamo umutima wo kumva ko abantu bose atari bamwe mu nzu y'Imana, kandi reka mbifatanye n'aka kantu no kongera kwereka worship leaders ko bakiri kumwe, bafite uburyo ashaka kubaka, nk'ikintu cyo kubanza kubereka ko nubwo hariya hirya no hino abantu babavuze nabi, batakibafata nk'abana bo mu rusengero, ariko bakwiye gutinyuka bakagaruka, badakwiye kugenda ngo baheranwe n'izo ntimba n'ayo magambo avugwa n'ibyo bicantege, ahubwo batinyuke bagaruke. Buriya ntibyagutangaza mu minsi iri imbere ubonye batangiye kwigarukira, bakajya bajya guteranira kwa Mignone, kuko babonye hari umuntu wabahaye care, waberetse ko akibatekerezaho, yabibukije indirimbo zitandukanye zabo, ubona ko nabo bagize amarangamutima arazamuka, baratunguwe. Gutungurwa kwabo nuko batekerezaga ko babaye izole, kuri bo bifataga nk'aho babaye izole, ariko uyu munsi kubona hari umushumba ubatekereza akabatumira, none akabatumira mu gihe ari gusangira n'aba worship leaders batandukanye bo muri kino gihugu, mu by'ukuri ku bwanjye byarashimishije. Navuga ko abantu bakwiye gushyigikira kiriya gikorwa, hakaza n'abandi bashumba benshi bagira umutima nk'uwa Apostle Mignone,
bagatekereza kuri kiriya kintu, kuko bariya bantu ni bamwe mu bantu kubabona bagaruka mu nzu y'Imana baramutse bagarutse bagakomeza gukora, tukaba dufite na Meddy uri hariya, gospel yakongera kuba navuga ko yakongera kuba yadomina nk'uko yigeze kudomina. Arakoze cyane Arnaud Ntamvutsa. Mu basesenguzi kandi twaganiriye na Peter Ntigurirwa, ni umuyobozi wa Isange Corporation, akaba nawe ari umusesenguzi, ni umunyamakuru, akaba yarakoze ibintu bikomeye cyane muri uyu murimo w'Imana, ndetse n'uyu munsi yakibikora. Reka twumve uko yatubwiye. Ntago ndaza gushyiraho komantere nyinshi kuko buriya biriya biri sufurume ya reward ntago ari award, kandi umuntu wese ku giti cye ashobora kwiyumvamo ubushobozi cyangwa se umuhamagaro, abyita umuhamagaro wo kuba yashimira umuntu, ariko akabikora ku giti cye nyine bitabaye ibintu bya rusange. Ko byiswe ibya rusange, hari ibyatejwe agaciro, hari ibyo abantu bagenda bajora, ariko iyo umuntu abikoze ku giti cye biba ari ibyo ku giti cye nyine. Ngira ngo ni initiative yagize nyine nk'umushumba wo mu itorero, ngira ngo aba muri umbrella ya Born Again niba ntibeshye, kuko arimo aya matorero yavutse ubwa kabiri y'ububyutse. Ubwo rero yabikoze nkawe nyine, kandi numva ari ikintu cyo gushimwa, kuko no kubitekereza ntabwo turumva Anglikani yabitekereje, nubwo yigeze gushyiraho ikintu cyo gushimira amakorali, ADEPR ntirabitekereza n'umunsi n'umwe, Kiliziya Gatolika n'abandi ntabwo baratekereza ibyo gushimira abartiste cyangwa se abanyamakuru. Wenda mvuze kuri event gatoya, event yo navuga yuko nubwo yari ikwiriye, ariko ntabwo twasobanuriwe neza icyo yari igamije, kuko nasomye mu nkuru cyangwa se kuri komantere yawe bavuga ko Apotre Mignone yabitewe n'uko ngo yabonye ko bashyize itafari kuri gospel, ariko wenda yabuze rangaje iri appropriate akoresha gushyira itafari kuri gospel. Ndemera yuko bashaka kuba barabikoze, ariko se ni bose abo bantu bose yashimiwe mu by'ukuri bakoze ibintu bingana biri ku kihe kigero par rapport y'abandi. Ntabwo ndibuze kumentioninga ngo par rapport yandi, ariko wenda ndagenda mvuga wenda amazina amwe namwe. Tuvuge nka Jules Sentore. Ni Jules Sentore ninde? Harimo umuntu k'umuhanzi uri gukora ibya kinyarwanda, ntago mu by'ukuri yaciye muri gospel ngo tumumenye nk'abantu bari barimo icyo gihe. Wenda aho navuga ko hajemo amarangamutima, kuko itafari yaba yarashyizeho ntabwo twaba turizi, twe tumuzi nk'umuntu waje akaririmba nyuma. Ntabwo nkanjye nka Peter byapresiya cyane ngo mvuge ko ari itafari rigaragara kuko umuntu yashimirwa. Ntabwo ari itafari umuntu yashimirwa, ni ibintu bisanzwe nk'uko wafata undi muhanzi waje akabikora gakeya akamenyekana kubw'amahirwe, mvuge ko ari kubw'amahirwe ariko akabivamo. Undi muntu nakomantaho ni abo bahungu babiri, Mani Martin na Patrick Nyamitari. Ntabwo ndavuga ibintu byinshi, ariko mu buryo bw'amarangamutima umuntu yabaha igihembo, kuko itafari ryo barishyizeho rinagaragara mu gihe bari muri gospel, kandi no mu buryo kugira ngo babagarure cyangwa se babakumbuze ibyo kubera mu rusengero, byo kuba mu rusengero. Byaba byiza ko iyo recognition yabaho, ibyo byo ndabyemera rwose. Ubwo nabo wenda umutimanama uzabagira inama cyangwa se baganirize niba koko aho bari ariho bagombye kuba bahagaze, uretse ko nta n'urubanza rukomeye cyane rurimo, ni uburenganzira bwabo kurimba sekira. Nubwo hari umwe muri bavuze ko yicuza gukora kuba yarakoze gospel, rero nyuma mukamuha igihembo, nayo ni contradiction ibayeho. Iyo umuntu ajya kuri media akaba ati ngende ishuza impamvu nakoze gospel, nyuma akamuha igihembo cya gospel, nayo ni contradiction. Abashumba nayo bajya babaza neza, ariko ku byo yakoze ni byiza, birahagije kuba bakimuha. Ni umutima mwiza, ni umutima wo kurikonesa, yaba bikwiriye. Ariko nanone abo bahanzi bajya bavuga amagambo makeya, kuko
kuba yaraje kugifata kandi yicuza ko yarakoze gospel ntago byumvikana ku rundi ruhande. Anyway, ni byiza cyane kubamotiva ngo tuzareba imbuto izavamo. Icyo Apotre Mignone arimo kubiba, tuzareba imbuto izavamo nyuma. Turizera ko ari nziza kuko buriya ntibizarangire yari azakora na follow up yabyo, nyine ababere marene cyangwa se ababere umubyeyi abakurikirane, tuzabone umusaruro. Nuvuga ngo umusaruro uvuye muri iyo mbuto abateyemo koko, niba itazagenda ngo inigwe n'amahwa. Ubwo rero ngewe Ambrefu rwose numva ibintu bya gospel bikwiye gufata umurongo, kandi abashumba bakagira ikirenge mu cya Apotre Mignone, kubera ko niba agize iyo initiative suko ariko afite amafaranga menshi kurusha aya ADEPR, kurusha Anglikani, kurusha aya magiriza manini tuzi, Abadiventiste n'abandi, ahubwo n'agaciro nk'amakorali yo muri ADEPR yose yifashaga abantu ku cyumweru ntabwo turirimba, akabikora ibyumweru bibiri ukwezi kose, abagaruka mu rusengero barimbarwa, navuga abakristo. Ubwo rero njya mbona nk'iyo umuriro ubuze ku rusengero, korali zikaririmbiraho, uba ubona abantu nyine babihiwe. Iyo korali yasohotse ari nka korali 3 hagasigara 2, nabwo uhita ubona icyuho nyine, ukabona ko hari ikibazo cyavutse. Ubwo rero kudaha agaciro icyo kintu cy'uko amakorali ahari cyangwa se n'abahanzi ni ikintu cyo kunengwa. Abantu bagombye kwigira, nabo abanyamadini bagombye kwigira kuri Apotre Mignone, bakamenya guha icyubahiro cyangwa se iyo recognition abahanzi, kubera ko baba baravunitse, amakorali ararepeta kandi agashyiramo n'ubutunzi. So ndumva rero ibyo ngibyo nashyiraho komanteri. Event yari nziza, Apotre Mignone akora ibintu byiza cyane, twanakoranye mu minsi yashize. Ni umuntu uzi gutegura, ni umuntu naba wenda uzi guhirimbana, mbari gukoresha iyo terima, ariko ni umuntu uzi gushashana cyane kubw'umurimo w'Imana, akamenya igikenewe, akamenya abantu agomba kwaborda, kandi akabikora mu buryo bw'professionnel yubashye abantu. Iyo rero uwo mwera wakwiraga no muri ADEPR no mu yandi madini, byaba ibintu by'agaciro cyane. Arakoze cyane, arakoze Peter Ntigurirwa. Reka twumve na Karasira Steven, nawe yarahari, yari muri kira giterane, muri kira gitaramo, muri iriya dine. We yarahari, yari ndetse yanahawe n'igihembo, yahawe nabishimwe nk'umunyamakuru ubimazemo igihe. Reka tumwumve. Kimwe cyo nabonye, ubundi navuga ngo ni ikintu cyakabaye cyari gitegerejwe not only kuri Apotre Mignone wenyine, ahubwo twagitegereje imyaka n'imyaniko ku bashumba ntitwakibona, kubera ko ni ibintu byakozwe nyine muri yabikoze muri iki gihe cya 7 days of worship. Ngo kiri igikorwa gisanzwe kibaho, basanzwe bagira. Aho kuri iyi nshuro Apotre Mignone yagitekerejeho, ngira ngo uko mbitekereza ngewe, hanyuma yumva umwihariko wacyo, habaho kurikognayizinga, kwibuka, guha agaciro abantu babaye muri uyu murimo mbere, babaye bafayita bawo, bastruggolinze ku bwawo, bo mu byiciro bitandukanye muri iki gice cya worship. Kuko buriya worship ni ikintu kigari, ariko ni worshiping God nyine. Ntabwo ari gusa kuririmba gusa, ntabwo ari, ahubwo ni ibyo bikorwa byose bijyanye no kubaha Imana no kuyubahisha no kumenyekanisha. Rero ngewe ntabwo ndi bwinjire mu bitekerezo bya Mignone, kuko ategura ibintu sinari mpari bya Apotre Mignone, babarire. Ariko ndebye avi yanjye, ndabireba nkabona n'ugwishurirwa gukomeye k'umutima w'umushumba, ariko ufite n'umutima w'umubyeyi nyine. Rero iki kintu Apotre Mignone yakoze muri avi yanjye, agifata nk'ikintu gikomeye cyane, gikwiye guhabwa agaciro, n'abandi bakwiye kubureberaho. Ni umubyeyi mu by'ukuri. Iki ni icyenda kumera nk'aho gikwiye kuza kigaca nabyinduse
kigaca rwa rwikekwe niko nabyita ruba hagati y'abahanzi y'aba worshippers n'abapastors n'abashumba bayoboye amatorero. Ikintu cyantangaje cyanyeretse umutima w'ububyeyi wa Apotre Mignone Alice Umunezero Kabera, cyantangaje cyane nuko abo dutera amacumu, abo tujugunya, abo twirukana, abo duciraho iteka, reka mbivuze uko nguko, we atari ko mu mboni ze yabibonaga, ahubwo yatumiye Mani Martin na Patrick Nyamitari abarikogonayizinga nk'abandi. Iriya ni imbuto yaribye ikomeye ntashobora gufata gutya just ngo numve ibintu umugani w'umurundi wafata binenirwe. Ni ikintu gikomeye cyane, nabo ubwabo yababibyemo imbuto ikomeye ishobora no kubagarura. Ku rwanjye ruhande nanjye narishimye kuba narabonetse nk'umunyamakuru wabaye umufayita nk'abariya bose. avuga ati, yaravuze ati hari naho yaguhamagaraga ukumva wowe utabona uburyo ubigenza, ariko bagasa n'abatanze nabo umurongo, niko nabyita. narishimye kuba nanjye barantekereje mu bandi, ariko nibaza ko kiriya gikombe cy'ishimwe cyerekana nyine ko aricyo hari umusanzu wacu. Njye navuga ngo nagitura abantu batandukanye b'icyo gihe. Nibaza ko rirashimye dukwiye kurisangira na Eddy Kamoso wadutangiriye, nawe numva twaramufatiyeho urugero mu buryo bukomeye, kuko hari imirimo yakoze ikomeye yatumye hari natwe duhaguruka. Ariko nanone ntabwo nabura kugitura cyangwa se kumva ari ishimwe mfatanije na Paulin Ayaba. Paulin nawe ni umuntu waje muri icyo gihe mu myaka yari yigiye imbere, ndetse na nyakwigendera Kanyamibwa Patrick. Reka muri uyu mwanya twumve kandi undi mugabo, akaba nawe yari muri iriya event, akaba yitwa Daniel Stevenson, akaba ari umuhanzi, ni umuririmbyi mwiza cyane, akaba kandi ari n'umusesenguzi. Reka nawe tumwumve icyo atubwira. Mu ijambo Apostle Mignone yavuze ko ikimuteye kuba yatumira abanyempano hirya no hino, abo baziranye, abo bataziranye, babonera hirya cyangwa hino, ni ukubera ko yifuje kugira ngo yongere atere bakwe, yongere ashyigikire, yongere abwira abanyempano nk'abaririmbyi ko imvune zabo, imvune z'abahanzi, imvune z'abaririmbyi, z'abo banyamakuru b'impirimbanyi babaye mu gisata cy'iyobokamana mu bihe bya kera, ko azizirikana, azibuka kandi aziha agaciro. Ariko ikintu cyankoze ku mutima cyane cyane ni uburyo yatekereje guhamagara abavandimwe bacu bahoze baririmba umuziki wo guhimbaza no kuramya Imana, uyu munsi batakiwuririmba, baririmba indirimbo za secular, iz'ubuzima busanzwe, aribo Mani Martin ndetse na Patrick Nyamitari. Aba bantu ni igikorwa cyagaragaye cyiza cyane. Ubwo Apostle bivugaga, yavuze mu magambo avuga ati, aba bantu muri abantu bo gushimirwa, nubwo mutakiri hamwe natwe muri ministry cyangwa industry imwe, ariko mwagize ibikorwa bikomeye. Indirimbo zanyu ntizirapfa, ziri muri twebwe kandi zihoraho ibihe byose. Yarabashimiye aba ibikombe biba byiza cyane. Nkanjye mu mboni yanjye y'umusesenguzi nabishima, ndetse mvuga ko Apostle Mignone yakoze igikorwa gikomeye. Ntabwo ari uyu munsi wakagombye kuba ari bubaye intangiriro yo gukora iki gikorwa. Hari churches, abayobozi b'amadini atandukanye bafite imbaraga, bafite ubushobozi, babayeho, bashinze amadini. Apostle Mignone atarabaho, Apostle Mignone atarasesa umuhamagaro we ngo abashe gukora ibingibi, ariko mu gihe Mignone we rwose abashije kugira ishyaka ry'ibyiza, kugira ihishurirwa, akarisengera Imana ikarimushyira
mu maboko, mu bitekerezo kugeza ubwo arisohoye. Ni igikorwa cyiza cyane, njye navuga ko nashimiye. Wenda ku ruhande rumwe hari aho ashobora kuba yaribagiwe nk'abantu babiri cyangwa se navuga ngewe nka babiri. Muri kiriya gihe muri bariya bantu habuzemo Richard Ngendahayo. Richard Ngendahayo ni umwe mu banyabigwi badashobora kuzibagirana mu mateka y'u Rwanda kubw'indirimbo ze zakunzwe, zaririmbwe na n'uyu munsi zigikoreshwa mu materaniro atandukanye, mu nsengero hirya hino, mu worship team menshi atandukanye. Ni indirimbo zidasaza. Patrick nako Ngendahayo Richard akaba rwose nawe yari umuntu wari ukwiye gushimirwa. Ndetse twagaruka, ndabivuga nkanjye, ntagaruka wenda nkanavuga ku munyamakuru ndetse akaba n'umuhanzi Eddy Kamoso. Eddy Kamoso nawe ni umwe mu bantu bagize itafari rinini mu itangazamakuru mu bihe bye. Nawe wabashije kubaho agakora ibingana n'uko yashobojwe n'umwuka wera w'Imana. Uyu munsi kandi nagize amahirwe menshi cyane yo kuvugana n'umuhanzi wa gospel, n'umuhanzi nzakora ikiganiro kirambuye nawe, ndetse nzi neza ko muzagikunda. Akaba ari umuhanzi wanditse izina muri gospel music nk'umuntu uririmba hip hop. Akaba ari umuraperi yitwa Patrick Bright. Kuri ubu ngubu akaba abarizwa mu gihugu cya Canada. Reka tumuhe umwanya nawe atubwire uko yakiriye kino gikorwa. Kiriya gikorwa by'umwihariko njye naragikurikiye, byaranshimishije, kandi ndashimira Apotre Mignone na team kubera ko bakoze akazi keza. Nubwo bafasha abanzi bakeya, batafata abantu bose, ariko nibura batanze sinye yuko bibuka ibintu byakozwe. Rero ni ikintu cyiza, nabashimira. Ariko mvuga ngo ntibihagije kuko babaze mu myaka 10-15 ishize n'ibikorwa nka biriya bingahe byabaye nabyo. Niba binari n'ibikenge ntabyo nzi, ariko ntabwo bivuze ko abafite ubushobozi bwabyo badahari, barahari. Nkeka ko hari n'ababipanga muri za gahunda. Rero kiriya kibabere nk'akabarore, bashyiremo imbaraga, dutangire tubona ibintu nka biriya byinshi byiza bikomeza guha imbaraga bakoze n'abagikora. Icya kabiri rero, bariya abantu baba barafashije amatorero, baba barafashije umubiri wa Kristo, umurimo w'Imana, barafashije abashumba mu nsengero zabo. Rero nsanga ari ikintu abo bashumba bagatekerejeho, n'abo bandi bose bari mu gisata, cyo kubashimira gusa ibyo baba barakoreye umurimo muri rusange, kuko ubushobozi burahari. Hariya ntabwo ari ibintu bihenze cyane biba byakoreshejwe, ni igikorwa cy'umutima kandi abantu bakanezerwa. Uyu munsi rero twakabaye dufite nka Hall of Fame mu Rwanda, hari amazina y'abantu yanditse ahantu cyangwa amasura yabo amanitse ahantu, bakajya bavuga turiya yakoze ibi n'ibi, uriya yakoze ibi n'ibi, ku buryo n'abajene uyu munsi bazamuka bavuga bati aba bantu bahawe agaciro koko. Nkeka ko wenda ari ibintu bizagenda biza, ariko ku giti cyanjye nuko mbyumva cyari igikorwa cyiza. Barakoze kugitegura, ariko ntibihagije. N'abatwumviraho bibabera akabarore ko gukora ibirenze. Ndabashimiye mwese ababanye natwe, abadukunda, abakanze subscribe, namwe mwese mugenda muyikanda. Reka mbashimire kandi mbifuriza umunsi mwiza. Bye bye.